Ese mu by'ukuri abahanzi nyarwanda bishyuza amafaranga angana iki kugira ngo bataramire abantu? Iyi nkuru iraza kugufasha kugira ngo umenye umuhanzi wa mbere mu Rwanda wishyuza amafaranga menshi kugira ngo ataramire abantu. Ese ni amafaranga angahe? Ese wabasha kumwigondera? Iyi nkuru by'umwihariko iraza kugufasha wowe utegura ibirori ibyo ari byo byose kumenya umuhanzi nyarwanda wazana, ariko kandi unamenya amafaranga uzamuhereza. Niba utegura bridal shower, niba urimo urategura anniversaire, niba urategura ubukwe cyangwa se ibindi birori binini ibyo ari byo byose, uzamenya ngo uyu muhanzi nzamuha amafaranga biturutse ko wari wenyine, biturutse kuba audience izaba ihari izamukunda ikamwishimira ikishimira indirimbo ze. Ese koko mu Rwanda dufite abahanzi bashobora guhembwa amafaranga menshi, bashobora guhembwa amafaranga arenga $50,000 by'idolari ku gitaramo? Ntabwo wabimenya utarebye iyi nkuru. Gusa we tugiye kubana ubanze ukande subscribe cyangwa se abone mwera ry'umutuku kugira ngo ibiganiro nk'ibi ndetse n'ibindi tubategurira bijye bikugeraho mu bambere. Gusa uduhereze komanteri yawe, utubwire umuhanzi nyarwanda wumvaga atarakwiye kubura kuri uru rutonde, cyangwa se akaba gutunguye kuba umusanze kuri uru rutonde n'amafaranga yishyuza kugira ngo ataramire abantu. Urakaza neza, naho ubundi ngiye mugiye kubana. Amazina yanjye ni Gladiator. So dutangira n'uru rutonde, icyo wamenya nuko uba ari ubushakashatsi twakoze twifashishije benshi mu bategura ibitaramo hano mu Rwanda, inshuti z'abahanzi ndetse na ba nyir'ubwite. Amakuru ya hafi yabo adusatira cyangwa se amakuru yabo dufite, tubasha kumenya ngo ni amafaranga angahe byibura ushobora kumuhereza cyangwa se ushobora kwifashisha ubukinga uyu muhanzi kugira ngo azaze gutarama, haba mu kabari, haba ahandi hantu aho ari hose wamwifuza kugira ngo aze gutaramira abantu. Ariko aya mafaranga akaba ariyo mafaranga ya nyuma uyu muhanzi ashobora gufata cyangwa se ashobora kwemera, gusa biturutse kuri negociation akaba yanafata arenzeho biturutse ku bwoko bw'igitaramo azakora. Ese azaza akore live, ese azaza akore semi live, ese azaza akore playback n'ubundi bwoko bw'ibitaramo bitandukanye, cyangwa se ubundi bwoko bw'umuziki ashobora kuzaza agahereza abamukurikiranye. Iyi nkuru rero iraza kugufasha kumenya ngo uyu muhanzi nyarwanda amafaranga ya nyuma yafata n'aya ngaya. Ese nangahe? Ibyo byose uraza kubimenyera muri iyi nkuru. Reka duhere ku mwanya wa 10, turahasanga umuhanzi wo mu njyana ya hip hop, by'umwihariko injyana ya Kenya trap yitwa Bushari Bushido. Niyo dusanga ku mwanya wa 10 ku rutonde rw'abahanzi nyarwanda bishyuza amafaranga menshi kugira ngo bataramire abantu. Ese Bushari yishyuza amafaranga angana iki? Mu by'ukuri uyu ni umuhanzi watangiye kwamamara guhera mu myaka 2019. Indirimbo nko kugasima, indirimbo nyinshi cyane nko mu ruturuturu, indirimbo ibere, indirimbo nyinshi cyane uyu muhanzi yagiye akora. Uwavuga ko uyu ari umwe mu bahanzi nyarwanda bayoboye umuziki kuva mu mwaka 2019 ntabwo yaba abeshye. Ariko ibi byose bikomeza kuzamura agaciro ku izina rye, bigatuma ahorana ibitaramo, bigatuma mu by'ukuri ari wa muhanzi uwakoresheje igitaramo icyo ari cyo cyose, uwakoresheje ibirori ibyo ari byo byose, agomba kuba yifashishije Bushari kugira ngo ibyo bintu bize kuba bimeze neza cyane. Bushari vuba rwose mwaranamubonye ari ku rutonde rw'abahanzi bagomba kuzatarama mu birori bya Rayon Day. Mu by'ukuri ibyo byose bya bitaramo binini bikomeza kukwereka ko ari umwe mu bahanzi baremereye, ari umwe mu bahanzi bazi stage, ari umwe mu bahanzi koko abantu baba bishimira. Bushari rero kumubukinga cyangwa se kuba wabasha kugirana negociation nawe, amafaranga ya nyuma yafata kugira ngo aze mu gitaramo ni $1,500,000. Niyo mafaranga ya nyuma Bushari ashobora gufata kugira ngo aze mu gitaramo icyo ari cyo cyose. Gusa biturutse ku kuntu wa negociye nawe, biturutse ku kuntu mwaganira ibiganiro byagenze, akaba ashobora no gufata arenze ayo ngayo bitewe n'indirimbo runaka azaririmba, cyangwa se umubare w'indirimbo runaka azaririmba muri icyo gitaramo, bitewe n'ubwoko bw'umuziki azatanga cyangwa se ubwoko bwa performance azakora. Ese azaza akore live, umuziki wa live, ese azaza akore umuziki uri semi live, ese azaza akore umuziki urimo playback. Ibyo byose bituma amafaranga ashobora kuzamuka cyangwa se ntazamuke. Gusa amafaranga ya nyuma uyu muhanzi Bushari Bushido ashobora gufata ku gitaramo icyo ari cyo cyose wamutumiye ni amafaranga $1,500,000. Ngayo nguko Bushari akari umuhanzi dusanga ku mwanya wa 10 kuri uru rutonde rw'abahanzi nyarwanda bishyuza amafaranga menshi kugira ngo bataramire abantu. Bushari akabaza ku mwanya wa 10, aho amafaranga ya nyuma yafata ari $1,500,000. Tuvuye ku mwanya wa 10 tuza ku mwanya wa 9, turahasanga umuhanzi umaze mu muziki nyarwanda imyaka myinshi cyane, kuva mu mwaka 2009 kugeza uyu munsi, no mu minsi ishize rwose mu bitaramo bya campaign yari arimo. Bivuga ngo umuhanzi n'ubundi ugihari kandi wigaragaza neza cyane. Uwo rero nta wundi yitwa King James. King James akaba ari umuhanzi dusanga ku mwanya wa 9 kuri uru rutonde rw'abahanzi nyarwanda bishyuza amafaranga menshi cyangwa se bigusaba gatubutse kugira ngo mu booking azaze mu gitaramo cyawe. King James biturutse ku biganiro byose mwaba mwagiranye, amafaranga atajyamo cyangwa se amafaranga ya nyuma uyu muhanzi yemera kuba yaza kuza mu gitaramo ni amafaranga $2,000 y'Amerika cyangwa se $2,000,000 z'amafaranga y'u Rwanda. Niyo mafaranga ya nyuma King James
yemera cyangwa se niyo mafaranga ya nyuma yafata kugira ngo aze mu gitaramo waba wamutumiyemo. Ariko nanone nk'uko nabigarutseho dutangira, biturutse ku bwoko bw'umuziki azakora, biturutse ku bantu azataramira, biturutse ku gihe azamara ari kuririmba, ayo mafaranga akaba ashobora kuzamuka akarenga miliyoni 2. Gusa aya nyuma King James atajya munsi ni miliyoni 2 ku gitaramo. Bivuze ngo nawe niba ufite ibirori bitandukanye ushaka gutumira King James mu birori byawe, ese ni anniversaire uzaba wakoresheje, ni anniversaire inshuti zaba zakoresheje, ni za bridal shower, ese ni ibirori binini uzaba wateguye, ni mu kabari, icyo wamenya nuko amafaranga ya nyuma King James afata ni miliyoni 2 kugira ngo aze mu gitaramo cyawe. Gusa bitewe n'indirimbo runaka umubare wazo azaririmba, biturutse ku bantu uko bazaba bangana, biturutse ku bwoko bwa performance azakora, izaba ari live, izaba ari semi live cyangwa se izaba ari playback, ibyo byose bishaka gutuma amafaranga yiyongera. Gusa amafaranga ya nyuma umwami James cyangwa se King James yafata ni miliyoni 2. Tukaba tumusanga ku mwanya wa 9 kuri uru rutonde rw'abahanzi nyarwanda mu by'ukuri bishyuza amafaranga menshi kugira ngo babashe gutaramira abantu. King James akaba ariwe uze ku mwanya wa 9 aho yishyuza amafaranga miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Akaba ari amafaranga ya nyuma King James afata kugira ngo aze mu gitaramo. Imbere yo ku mwanya wa 8 turahasanga nanone undi muhanzi nawe umaze igihe mu muziki nyarwanda kuva mu mwaka 2008 kugeza uyu munsi, ndetse akaba anafite igitaramo vuba aha rwose muri uku kwezi kwa 8, yitwa Riderman cyangwa se Rusake, azwi cyane mu njyana hip hop. Kuva mu myaka y'2008 kugeza uyu munsi, impano ye n'ubushobozi bwe ndetse no kwamamara kwe nta n'umwe wabishidikanyaho. Ndetse kenshi uzabona ibitaramo bigari binini mu gihugu uzayibonamo Riderman, bibe campaign, bibe ibitaramo bitandukanye, kwibohora, bibe ibitaramo ibyo ari byo byose bikomeye mu gihugu, Riderman uzamubonamo, biturutse ku kuba yarubatse izina, biturutse ko ari umwe mu bahanzi afite abafana benshi impande zose z'igihugu, biturutse ku kuba indirimbo ze zaramamaye ahariho hose. Riderman, ibyo rero bituma izina rye rigira agaciro karemereye, bituma kuba ari wese washaka kumutumira mu gitaramo, wari wese washaka kuba yamubukinga mu gitaramo bitaza kumworohera. Riderman, amafaranga ya nyuma yafata byibura kugira ngo aze mu gitaramo icyo ari cyo cyose ni amafaranga 3,000 y'amadolari y'Amerika. Ni ukuvuga ngo ni miliyoni 3 z'amadolari, miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda yashyize mu manyarwanda. Niyo mafaranga ya nyuma Riderman yafata kugira ngo aze mu gitaramo. Gusa biturutse ku kuntu ibiganiro byagenze cyangwa se kondisiyo nawe uri kumushyiraho cyangwa se kuba umusaba ibintu bibaye ari kondisiyo ziri high cyangwa se za kondisiyo ziremereye, Riderman akaba ashobora no kurenza izi miliyoni 3. Gusa amafaranga ya nyuma atajya munsi mu gitaramo cyangwa se ku gitaramo ni amafaranga miliyoni 3. Niyo mafaranga ya nyuma Riderman yafata, ni amafaranga miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda, wayashyira mu madolari akaba 3,000 y'amadolari y'Amerika. Akaba ari muhanzi dusanga ku mwanya wa 8 kuri uru rutonde rw'abahanzi nyarwanda bishyuza amafaranga menshi kugira ngo bataramire abantu cyangwa se kugira ngo bajye mu gitaramo cyangwa se baze muri konseri. Riderman akaba aza ku mwanya wa 8 aho yishyuza amafaranga 3,000 y'amadolari y'Amerika. Imbere ya Riderman ku mwanya wa 7 turahasanga umuhanzi Mani Martin. Kuva mu ndirimbo nka Mushoroza, Amazi Magari, ukaza mu ndirimbo nka My Destiny, ukaza mu ndirimbo nka Afro, ukaza muri Jealous, ukaza mu ndirimbo nyinshi cyane. Uyu ni umwe mu bahanzi nyarwanda uwavuga ko ari mu banyempano umuziki nyarwanda yagize mu myaka 20 ishize, ntabwo waba ubeshye. Mani Martin ariko uzwi cyane nka Mani Martin, ni umwe mu bahanzi b'abanyempano bahambaye u Rwanda rwagize, kuko indirimbo ze ndetse n'ibindi bitaramo bikomeye hano mu Rwanda arabyitabira, amafestival akomeye hanze y'u Rwanda niwe muhanzi uzabona baserukiye u Rwanda. Ibyo rero bikomeza gutuma ari bamwe bahanzi bafite amazina aremereye mu Rwanda kandi bashobora no gushyuza amafaranga menshi cyangwa se bishyuza amafaranga menshi kugira ngo baze mu gitaramo. Mani Martin rero akaba aza ku mwanya wa 7 aho amafaranga ya nyuma Mani Martin yafata kugira ngo aze mu gitaramo mutumiyemo ari miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda, wayashyira mu madolari cyangwa se yajya mu madolari akaba 5,000 y'amadolari y'Amerika. Akaba ari amafaranga ya nyuma uyu muhanzi Mani Martin cyangwa se Mani Martin yafata kugira ngo aze mu gitaramo icyo ari cyo cyose wateguye, haba igitaramo kinini, yaba ibiri mu kabari cyangwa se ahandi hariho hose, ariko watumiye Mani Martin amafaranga ya nyuma na nyuma atajya munsi ni miliyoni 5 kugira ngo aze mu gitaramo cyawe. Gusa bitewe n'indirimbo umubare runaka ushaka kazaririmba, bitewe n'ubwoko bw'umuziki ushaka kazakorana, cyane ko nk'uyu nguyu Mani Martin umuziki wa live niwe akora cyane, bivuze ngo Mani Martin wamutumiye ngo azakore live ntabwo amafaranga yafata amafaranga arenzeho, kuko umuziki wa live usaba ubundi buhanga, ubusaba n'izindi mbaraga, kuko umuhanzi abakoresha umubiri we karemano, nta bindi byuma, nta zindi mbaraga akoresha usibye umubiri we, ijwi rye karemano. Bivuze ngo amafaranga miliyoni 5
bitewe n'ubwoko bw'umuziki cyangwa se ubwoko bwa performance ari bukore ashobora kwiyongera. Gusa amafaranga ya nyuma atajya munsi ni miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda, yajya mu madolari akaba ibihumbi 5 by'amadolari y'Amerika. Mani Laruta Martin cyangwa se Mani Martin akaba ari buza ku mwanya wa 7 kuri uru rutonde rw'abahanzi nyarwanda bishyize amafaranga menshi kugira ngo baze mu bitaramo bitandukanye. Ku mwanya wa 6 imbere ya Mani Martin turahasanga nanone umuhanzikazi Butera Knowless nawe kuva mu myaka myinshi itambutse ni umwe bahanzikazi wavuga ko ari nomero ya mbere mu Rwanda, ntabwo wawubeshye. Ndetse n'uyu munsi biragoye ko wavuga ngo hari umuri imbere, kuko nta muhanzikazi urakora ngo ubone ko yamuhize, nta muhanzikazi urakora ngo ubone ko performance ze zirenze za Butera Knowless. Bivuze ngo n'uyu munsi aracyahari kandi Bulldog narimo ngo turacyafite amaraso ashyushye, kuko aracyari kandi ukabona ko mu by'ukuri ibihangano bye biracyakunzwe kandi aracyari kuri top. Butera Knowless rero ni umuhanzi nawe bahenze kugira ngo ubashe kumwigondera mu bitaramo cyangwa se ubashe kumwigondera aze ataramira abantu mu gitaramo wateguye. Amafaranga ya nyuma Butera Knowless atajya munsi ni amafaranga ibihumbi 7 by'amadolari y'Amerika, bishatse kuvuga ngo ni miliyoni 7 z'amafaranga y'u Rwanda. Niyo mafaranga ya nyuma Butera Knowless yemera cyangwa se Butera Knowless afata kugira ngo aze mu gitaramo wateguye. Ntabwo mu by'ukuri ari wa muhanzi wabwira ngo ngwino ndaguhereza amafaranga uhageze, oya. Kugira ngo Butera Knowless uzamutumire mu gitaramo cyawe rwose tegura amafaranga kandi atari makeya, kuko bizagusaba amafaranga nibura makeya ya nyuma ni miliyoni 7 z'amafaranga y'u Rwanda. Nubwo miliyoni 7 ariyo mafaranga ya nyuma Butera Knowless yafata, ashobora kuza mukaganira ukamubwira uti rero buriya ngewe biturutse ku kuntu nkuzi uri umwe mu bahanzikazi bakunzwe baremereye, amazina aremereye, ndashaka kuzaza ukaririmba indirimbo 10 mu gitaramo cyanjye. Ibyo ngibyo bishobora kongera cost cyangwa se bishobora kongera amafaranga ugomba kumwishyura. Ashobora kuza ukamubwira uti rero bitewe n'ukuntu nkuzi uzaririmba umuziki uri live cyangwa se uzakora igitaramo kiri live, abantu bumva ijwi ryawe ry'umwimerere, bamwe bapinga ngo haba harimo ibikoresho byagufashije kugira ngo ijwi ribe ryiza cyane, ubemeze. Ibyo byose bishobora gutuma amafaranga azamuka. Gusa amafaranga ya nyuma atajya munsi ni miliyoni 7 cyangwa se ibihumbi 7 by'amadolari y'Amerika, ariko yashyira mu Banyarwanda ukaba usanga ari miliyoni 7 z'amafaranga y'u Rwanda. Akaba ari amafaranga ya nyuma Butera Knowless afata kugira ngo aze mu gitaramo cyangwa se aze mu gitaramo icyo ari cyo cyose wateguye. Akaba ari amafaranga niba nawe ni gutekereza cyangwa se uri gutegura kuba wategura igitaramo, Butera Knowless n'umutekerezaho, amafaranga ya nyuma ugomba kumuhereza ni miliyoni 7 z'amafaranga y'u Rwanda. Akaba ari muhanzi dusanga ku mwanya wa 6 kuri uru rutonde rw'abahanzi nyarwanda 10 bishyuza amafaranga menshi ku bitaramo. Ariko se ku mwanya wa 5 turahasanga twinjiye muri top 5. Ubu ngubu 5 ba mbere nibo twinjiyemo. Ku mwanya wa 5 turahasanga umuhanzi witwa Kenny Soul, yubatse izina guhera mu mwaka 2019 ubwo yaririmbaga mu itsinda rya Yemba Voice, arivamo atangira kariyere solo, ahera ku ndirimbo nk'ikinyafu, akora indirimbo nk'umurego, akora iyitwa Say My Name, akora Jolie, akora Fucking Forget. Mu by'ukuri ni indirimbo nyinshi cyane uyu muhanzi yagiye akora kugeza uyu munsi, ari gukora za Maromita, ari gukora ababesto n'izindi zitandukanye. Mu by'ukuri ni umuhanzi impano ye karite ye nge navuga ko ugiye kureba karite ya Kenny Soul n'abahanzi bakiye bo mu Rwanda bayifite. Ni umuhanzi bakora igihangano ukacyumva ukumva ko ni igihangano koko cyitondewe kiri hard, cya gihangano koko wumva ukumva ko kiraremereye. Kenny Soul rero ibyo ngibyo bikomeza kuzamura izina rye, bikomeza kuzamura valeur cyangwa se agaciro k'izina nka Kenny Soul mu muziki ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye. Uyu muhanzi rero amafaranga ya nyuma afata kugira ngo aze mu gitaramo cyangwa se ya nyuma byibura mwanegosiye akabasha guciririza cyangwa se akabasha gukatura ibiciro, abavuga ngo ni ukubikubita amashoka. Amafaranga ya nyuma Kenny Soul yafata ni amafaranga ibihumbi 10 by'amadolari y'Amerika, ni ukuvuga amafaranga byibura miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda. Niyo mafaranga Kenny Soul yafata kugira ngo aze mu gitaramo cyawe. Akaba ariyo mafaranga ya nyuma Kenny Soul yafata kugira ngo aze mu gitaramo icyo ari cyo cyose waba wateguye. Akaba ari muhanzi usanga ku mwanya wa 5 kuri uru rutonde rw'abahanzi nyarwanda 10 bahenze mu bitaramo cyangwa se 10 batoroshye kuba wabigondera kugira ngo baze kugutaramira. Kenny Soul akabaza ku mwanya wa 5, aho tumusanga ko amafaranga yishyuza ku gitaramo ari miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda cyangwa se ibihumbi 10 by'amadolari y'Amerika. Usibye Kenny Soul, ku mwanya wa 4 imbere ye gatoya hari umuraperi witwa King Kivumbi. King Kivumbi nawe ni umwe mu bahanzi
uwavuga ko bari class ntabwo waba ubeshye, uwavuga ko afite urwego rwe cyangwa se afite ligue ye arimo abandi barapere nyarwanda batarageramo by'umweka ba generation ye, ntabwo waba ubeshye. Umwami Kivumbi rero nawe akabaza kuri uru rutonde rw'abahanzi nyarwanda bahenze cyangwa se bitoroshye ko wakigondera mu gitaramo cyari cyo cyose. Bivuze ngo niba ushaka gutekereza kuri Kivumbi mu gitaramo cyawe, biragusaba ko nawe ugomba kuba amafaranga utazareba ngo aranyishyuza ngahe, biragusaba ko nawe amafaranga uzayamuhereza koko utitangiriye itama. King Kivumbi rero aza ku mwanya wa 4, aho uyu muhanzi yishyuza amafaranga nawe ibihumbi 10 by'amadolari y'Amerika, gusa biturutse ku bwoko bw'umuziki cyangwa se ku bwoko bwa performance ari buze gukora, akaba ashobora kongera igiciro cyangwa se akaba ashobora kongera cost y'amafaranga bizagusaba kugira ngo umwigondere mu gitaramo. Gusa akabaza ku mwanya wa 4 mu rutonde rw'abahanzi nyarwanda bahenze cyangwa se bishyuza amafaranga menshi kugira ngo baze mu gitaramo. Umwami Kivumbi cyangwa se King Kivumbi tukaba tumusanga kuri uyu mwanya wa 4, aho nawe yishyuza amafaranga ibihumbi 10 by'amadolari y'Amerika. Gusa ayo ngaya akaba ariyo ya nyuma, bivuze ngo biturutse kuri negociation mwagiranye nawe, condition wamushyizeho cyangwa se ibyo wamusabye kugira ngo aze mu gitaramo cyawe, aya mafaranga ashobora kwiyongera akarenga ibihumbi 10. Gusa ya nyuma atajya munsi ni ibihumbi 10 by'amadolari y'Amerika. So tuvuye ku mwanya wa 4 turinjira muri top 3. Batatu ba mbere bose amafaranga baca cyangwa se bishyuza ku bitaramo ni amafaranga angana, gusa nta ranking navuga ngo yihariye yakozwe, ahubwo turaza kuba turondera cyangwa se turabagarukaho nta na kimwe tugendeye, usibye ko aba bahanzi bose bishyuza amafaranga angana ku bitaramo. Ni ukuvuga ngo wabakeneye ubashaka mu gitaramo wateguye, aya niyo mafaranga ya nyuma wabahereza, niyo mafaranga ya nyuma byibura abanegosiya bakemera. Uwa gatatu yitwa Bruce Melody. Sinekereza ko ari izina rikeneye introduction iyo ari yose mu muziki nyarwanda, arazwi haba mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ibitaramo bikomeye byaba ibyo mu Rwanda ndetse no muri aka karere ka Afurika y'Iburasirazuba abaye abirimo nta makazagibwa, kuko n'umuhanzi ubajije kubaka izina rikomeye cyane mu muziki. Bruce Melody rero kugira ngo umubukinge kugira ngo abashe kuza mu gitaramo ni amafaranga ibihumbi 20 by'amadolari y'Amerika. Bruce akaba aza kuri uyu mwanya wa gatatu, aho yishyuza amafaranga ibihumbi 20 by'amadolari y'Amerika. So ibi bihumbi rero 20 by'amadolari y'Amerika iyo yashyize mu manyarwanda ni amafaranga miliyoni 26 rwose zuzuye neza cyane z'amafaranga y'u Rwanda. Bivuze ngo niba ushaka gutumira Bruce Melody mu gitaramo cyawe, urasabwa nibura amafaranga arenga miliyoni 25 z'amafaranga y'u Rwanda. Gusa mu madolari ni ibihumbi 20 wayashyira mu manyarwanda akagera muri miliyoni 26. Niyo mafaranga Bruce Melody wamutumiye cyangwa se ubushaka mu gitaramo cyawe yafata, cyangwa se no mafaranga ya nyuma Bruce Melody yakwemera. Gusa biturutse ku ndirimbo runaka ushaka kazaza gakora, biturutse ku mubare w'indirimbo runaka ushaka kazaza gakora, ashobora kurenza ayo mafaranga. Gusa amafaranga ya nyuma Bruce Melody atajya munsi ni ibihumbi 20 by'amadolari y'Amerika, ni ukuvuga miliyoni 26 z'amafaranga y'u Rwanda. Akaba ariyo mafaranga ya nyuma Bruce Melody yafata. Akabaza ku mwanya wa gatatu kuri uru rutonde rw'abahanzi nyarwanda bahenze mu bitaramo cyangwa se bishyuza amafaranga menshi kugira ngo base mu bitaramo. Imbere ye turahasanga uwitwa The Ben, niwe muhanzi uza ku mwanya wa 2. Bahora n'ubundi bahanganye, abenshi barabagereranya, ariko kuri iyi nshuro iyi karite cyangwa se aka kantu nta numwe ukarusha undi, kuko bombi banganya amafaranga bishyuza ku bitaramo. Kuko na The Ben ushaka kumutumira mu gitaramo wateguye, amafaranga ya nyuma wamuhereza ni ibihumbi 20 by'amadolari y'Amerika, wayashyira mu manyarwanda nawe akaba miliyoni 26 z'amafaranga y'u Rwanda. Bivuze ngo The Ben wamushatse mu gitaramo wateguye, icyo ari cyo cyose waba wateguye, ugomba gutegura nibura miliyoni 26 kugira ngo ubone The Ben aza kugutaramira. Usibye The Ben, imbere ye rero nawe ku mwanya wa mbere, munyemerere twakire umwanya wa mbere, ladies and gentlemen, hariho umuhanzi witwa Mbonyi cyambu Israel. Niwe muhanzi dusanga ku mwanya wa mbere, nawe akabanganya n'aba ngaba babiri Bruce Melody ndetse na The Ben. Ushaka gutumira Israel Mbonyi, amafaranga ya nyuma atajya munsi mu gitaramo waba wateguye ni miliyoni 26 z'amafaranga y'u Rwanda, wayashyira mu madolari y'Amerika akaba ibihumbi 20 by'amadolari y'Amerika. Gusa mu manyarwanda iyo yavunje akaba ari amafaranga miliyoni 26. Israel Mbonyi akaba ari muhanzi uza ku mwanya wa mbere kuri uru rutonde rw'abahanzi nyarwanda bishyuza amafaranga menshi ku bitaramo, cyangwa se akaba ari bo bahanzi bahedinze cyangwa se bayoboye abandi mu guhera cyangwa se mu kuba bihagazeho mu kuba babasha kubatumira mu bitaramo. The Ben ndetse na Bruce Melody
na Israel Mbonyi bose uko ari batatu bakaba bishyuza amafaranga ibihumbi 20 by'amadolari y'Amerika, ni ukuvuga miliyoni 26 z'amafaranga y'u Rwanda. Umwe bakaba aribo bihariye imyanya 3 ya mbere, cyangwa se bakaba aribo batatu ba mbere mu bahanzi bahenze hano mu Rwanda, aho bishyuza ibihumbi 20 by'amadolari y'Amerika, ni ukuvuga miliyoni 26 z'amafaranga y'u Rwanda. Bakaba aribo bahanzi batatu ba mbere bahenze cyangwa se baza imbere y'abandi bose, nuko babahenze kuba wabasha kubatumira mu gitaramo cyawe. Ariko se wowe mu by'ukuri uru rutonde unyuzwe narwo? Ese aya mafaranga urumva bakabije cyangwa aya mafaranga baracyari hasi, aracyari makeya? Twagarutse uru rutonde guhereye ku mwanya wa 10 twahasanze Bushari, aho twasanze ahembwa cyangwa se asaba kugira ngo mu booking na amafaranga nibura miliyoni 1 n'ibihumbi 900 y'amafaranga y'u Rwanda, wayashyira mu madolari akaba amafaranga 1000 n'amafaranga 500, cyangwa se icyatanu cy'amadolari. Niyo mafaranga ya nyuma Bushari yafata kugira ngo aze mu gitaramo cyawe, gusa wayashyira mu manyarwanda ni 1000 cyangwa se ni miliyoni 1 n'ibihumbi 900, nuvuga ngo ni hafi miliyoni 2. Yes, nkuko nabigarukagaho ku mwanya wa 9 twahasanze uwitwa King James, yishyuza amafaranga ibihumbi 2 by'amadolari y'Amerika. Niyo mafaranga ya nyuma yafata kugira ngo aze mu gitaramo. Iyo yavunje mu manyarwanda usanga ari miliyoni 2 n'ibihumbi 600. Niyo mafaranga ya nyuma King James yafata kugira ngo aze mu gitaramo. Ni mu gihe ku mwanya wa 8 twahasanze Riderzo, dusanga ko amafaranga ya nyuma yafata ni ibihumbi 3 by'amadolari y'Amerika. Iyo yashyize mu manyarwanda aba miliyoni 3 n'ibihumbi 900, mu by'ukuri ni hafi miliyoni 4. Ni mu gihe ku mwanya wa 7 twahasanze Marte cyangwa se Mani Marte, amafaranga yishyuza kugira ngo aze mu gitaramo umwanegosiye, amafaranga ya nyuma yafata ni ibihumbi 5 by'amadolari y'Amerika. Iyo yashyize mu manyarwanda ni miliyoni 6 n'ibihumbi 558. Niyo mafaranga byibura mu manyarwanda wagateguye niba ushaka Mani Marte mu gitaramo cyawe, ni ukuvuga ngo miliyoni 6 n'ibihumbi 500 niyo mafaranga ugomba gutegura niba ushaka Mani Marte mu gitaramo cyawe. Ni mu gihe mu madolari y'Amerika n'ibihumbi 5 by'idolari. Ni mu gihe imbere yo ku mwanya wa 6 twahasanze Mama Butera Jani, amafaranga yishyuza ni amafaranga ibihumbi 7 by'amadolari y'Amerika. Iyo yashyize mu banyarwanda usanga ari miliyoni 9 n'ibihumbi 181. Niyo mafaranga Butera Knowless yishyuza mu gitaramo. Bivuga ngo nawe niba ushaka Butera Knowless, niba ushaka kumutumira mu gitaramo cyawe, ugomba gutegura miliyoni 9 z'amafaranga y'u Rwanda, ni hafi miliyoni 10. Njya navuga ko ari nka hari miliyoni 10 ugomba gutegura kugira ngo uzabone Butera Knowless mu gitaramo cyawe. Imbere ye ku mwanya wa 5 twahasanze uwitwa Kenny Soul, ari kumwe na Kigi Kivumbi, navuga ngo ni imyanya basangiye uwa 4 ndetse n'uwa 5. Kenny Soul ari ku wa 5 aho yishyuza amafaranga ibihumbi 10 by'amadolari y'Amerika, ni ukuvuga miliyoni 13 z'amafaranga y'u Rwanda. Niyo mafaranga wagateguye niba ushaka Kenny Soul mu gitaramo cyawe. Imbere ye hari King Kivumbi, nawe ni amafaranga nk'ayo ngayo, ni ibihumbi 10 by'amadolari y'Amerika, wayashyira mu manyarwanda akaba miliyoni 13 z'amafaranga y'u Rwanda. Niyo mafaranga ugomba gutegura niba ushaka umwami Kivumbi mu gitaramo cyawe. Imyanya 3 ya mbere twayisanzeho ibisamagwe 3, twayisanzeho abagabo 3 b'amazina aremereye, ni Bruce Melody, ni The Ben ndetse na Israel Mbonyi. Amafaranga bishyuza ni ibihumbi 20 by'amadolari y'Amerika, uyashyize mu manyarwanda akaba ari miliyoni 26 z'amafaranga y'u Rwanda. Niba ubashaka, niba wumva ushaka performance ya Israel Mbonyi, ushaka performance ya Bruce Melody cyangwa se The Ben, ugomba gutegura miliyoni 26 z'amafaranga y'u Rwanda, cyangwa se ugategura ibihumbi 20 by'idolari kugira ngo ubashe kubazana mu gitaramo icyawe cyangwa se muri concert wateguye. Ngayo nguko ngabo abahanzi nyarwanda ndetse n'amafaranga bishyuza cyangwa se amafaranga baca kugira ngo baze mu gitaramo cyawe. Ese barahenze cyangwa se baroroheje? Uratwandikira muri comment utubwire igitekerezo cyawe, ariko ntugende udakanze subscribe cyangwa se abone mu ibara ry'umutuku kugira ngo tujye tubana no mu bindi biganiro. Wakoze cyane kuma umwanya wawe. Amazina yanjye ni Gladiator.